Bakristo bavandimwe ni mwubaho wasizwe. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatanu tariki ya 24 Mutarama 2020. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cya mbere cya Samuel umutwe wa 24 umurongo 3 kugeza kwa 21. Zaburi ni ya 57. Ivanjiri ni yanditswe na Mariko umutwe wa 3 umurongo wa 13 kugeza kwa 19. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu azamuka umusozi maze ahamagara abo yishakiye ubwe, baramusanga abashyiraho ari 12 kugira ngo babane nawe kandi ngo batume kwamamaza inkuru nziza, abaha n'ububasha bwo kwirukana roho mbi. Abo ni Simoni ari we yahimbye izina rya Petero, na Yakobo mwene Zebedeyi, na Yohana umuvandimwe we ari we yahimbye irya Boanerigesi bikavuga bene inkuba, na Andreya, Filipo, Bartolomayo, Matayo, Tomasi, Yakobo mwene Rufeyi, Tadeyo, Simoni umunyeshyaka, na Yuda Isikarioti wa wundi wamugambaniye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bana b'Imana, amasomo y'uyu munsi afite ingingo remezo igira iti kubaha uwasizwe, uwatowe. Kristo bivuga Mesiya, watumwe n'Imana, uwasizwe, uwatowe. Abakristo n'abasizwe, n'abatowe, n'abakristo. Mu isomo rya mbere ry'uyu munsi bakoresheje ijambo wasizwe, naho mu ivanjiri y'uyu munsi bakoresheje abatowe. Muvandimwe, uhuye n'umuntu ukugambanira aguhiga ngo akwice, ugahura nawe umufiteho ububasha, wahita umurangiza ukamwica, ukamwumvisha nawe, cyangwa wamureka akagenda? Turumva mu isomo rya mbere Sawuli wari uri guhiga Dawudi ngo amwice, none Dawudi afite Sawuli mu biganza bye. None se bavandimwe, uyu si umwanya mwiza Dawudi yarabonye wo kwihimura ku mwanzi we uri kumwahagiza? Kuki Dawudi atishe Sawuli bavandimwe? Igisubizo ni iki: Dawudi nubwo hari ubwo yateshutse ku nzira z'Imana, ariko ikintu gikomeye azwiho c'est respecter le sacré. Afite igitinyiro cy'uwasizwe. Nibyo abwiye Sawuli ati singwishe nk'uko babinsabye, sinzakoza ikiganza cyanjye ku mutegetsi wanjye, kuko ari uwasizwe amavuta y'Uhoraho. Aya mavuta matagatifu onction biva ku nshinga y'Igihebureyi mashah oendre, gusiga, bigatanya inshinga y'Ikigereki kirio, ariho hava n'izina Krisima. Onction cyangwa amavuta ya Krisima ni amavuta ya Kristo. Mu isezerano rya kera akoreshwa ku buryo butatu: yasigwaga abahereza bitambo, ibikoresho byatuwe Imana, ngo tubisanga mu gitabo cy'iyimuka Misiri umutwe wa 30 umurongo wa 22 kugeza kwa 30, ndetse agasigwa n'abami. Mu isezerano rishya aya mavuta azakomeza gukoreshwa, ariko ubwo Kristo ahibereye, turumva uyu munsi mu ivanjiri ahamagara intumwa ze 12 akazitora. Ni cya gisobanuro cya Kristo, abatumwe n'Imana, abatowe. Kuki biriwe baturonderera amazina yabo kutubwira ko Yezu yatoye intumwa 12 byari biduhagije? Impamvu ni ebyiri. Rimwe, izina rigira akamaro ko gutandukanya umuntu n'undi, nta kumwitiranya. Kabiri, Abanyarwanda bati izina niwe muntu. Muzasanga amazina menshi y'Abayahudi ntabwo ko ari ugupfa gutoragura, yasobanuraga icyo uzaba cyo. Ni ukumushinga ubutumwa, ni ukumuha inshingano n'ububasha, mbese nk'uko Yezu abigenjereje intumwa ze. Bantu muhindagura amazina yanyu uko mubonye, muba muri kwihindura no kwihakana uko muri. Babyeyi mupfa kwita abana amazina amwe mutoraguye mu bihuru no mu bigunda, ngo bagashuhe, bakabwa. Ubwo nawe ukitwa papa cyangwa mama gashuhe, cyangwa mama kabwa, cyangwa wajya kubita ukabitirira amazina y'abahanzi b'abapagani cyangwa abakinnyi b'umupira batanazi naho umuryango wa Kiliziya uherereye, ngo nawe urashaka ibigezweho da. Iterambere ngo ritagusiga. Guhindura izina ni ubuhemu, ni ukwiyanga, ni ubucakura n'amanyanga, ni ukwanga ubutumwa. Dawudi yanze kwica Sawuli kuko yasizwe. Yezu Kristo yatoye intumwa aziha ubutumwa. Twita sakirirego gucumurira ibintu bitagatifu, kwangiza, gutuka, kugusha abihaye Imana, kubagirira nabi. Kubw'amasakaramentu atatu dusigwamo Krisima, ariyo batisimu, gukomezwa n'ubusaseridoti, akadushyiramo ikimenyetso kidasibangana, tukaba abakristo, tugacengerwamo na Roho Mutagatifu, akaduha kugira uruhare ku busaseridoti, ubuhanuzi n'ubwami bya Kristo ku buryo bubiri. Ubwa mbere buhabwa ababatijwe bose mu masakaramentu ya batisimu no gukomezwa, bwitwa ubusaseridoti rusange, sacerdoce commun. Kirazira kikazirizwa kwica umukristo. None se ntimwumva ko yasizwe n'Imana? Ntawica umuntu wasizwe. Ubundi kwica umuntu ni amahano, kuko abantu bose baremwe mu ishusho y'Imana.
bana b'Imana ntimuzice. Na buryo bwa kabiri ni ubusaserdoti nyobozi, sacerdoce ministeriel. Yezu atora muri abo bafite ubusaserdoti rusange bakesha abatisimu no gukomezwa, akabaha kugira uruhare ku bubasha bwe budukiza. Kristo akabashinga umurimo wo kuyobora, kwigisha no gutagatifuza imbaga ye. Mbese nk'uko Yezu yari afite abantu benshi bamukurikiraga, agatoramo 72, ni muri abo 72 yatoyemo intumwa 12. Ikintu cyose cyatuwe Imana ntawe ugicokoza, uwatuwe Imana ntawe umuhangara. Uwasizwe amavuta by'umwihariko muri isakamento ry'ubusaserdoti, iyo umugiriye nabi ubukoze sakirirego. Mujye mwirinda kugusha abihaye Imana, mwirinde kubahutaza, kubatuka, kubangiza, kubashora mu kibi, mwirinde kubacokoza, mwirinde kubica, kuko basizwe n'Imana, nk'uko Dawudi yanze kwica Sawuli wasizwe n'Imana. Muvyeyi, ikibazo cy'amatsiko, uramutse ujyanye n'uwihaye Imana ku rugendo, imvura ikagwa, inzira ikajyamo ubunyerezi bukomeye. Bakobwa namwe basore, bagore namwe bagabo, mujye mwirinda kwafataho mu bunyerezi, kuko gato wamugusha akavunika, ubukabukoze sakirirego, bikazakugora ubuzima bwose, bikazagutera umuvumo n'imihangayiko. Ahubwo muvandimwe, nubona aho yaguye, ntugatereye utwatsi ngo umubyinireho ngo aha nawe yagwa, utangire umutarange, umwandavuze, umushyire gukarubanda. Ahubwo mubyutse umusabire cyane ku Mana. Hari abantu benshi bishimira amakuru yabyacitse kubihaye Imana ngo baguye. Mubyeyi, ntugatemisha muryicayeho, n'igihe yaguye icyo gihe ubonye ikiraka cyo kumusabira ku Mana. Bakristo bana b'Imana, nimusabire cyane abihaye Imana, musabire abasaserdoti banyu bakomere, mubasabire gukomera ku masezerano bagiriye uwabatoye akabatuma. Mwubaha abantu bose, mwubaha abakristo bagenzi bacu, mwubaha abasizwe intore z'Imana. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladisirasi, umurezi mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.